Yesu iyo umuvuze neza akurenza iminsi mibi. Iyo uririmbye neza Yesu akongera indi minsi yo kubaho. Haleluya. Aha rero mpagaze nanjye madamu yigeze kuhahagarara. Aha mpagaze ndabizi neza yararaha. Yitwaga Imakire Dusenge. Yari umuhanzikazi. Twamaranye amezi 8. Dukoze ubukwe amezi 8. Yari afite inda y'amezi 7. Yarabyara. Maze kubyara Imana ngomba kwimuhamagara. Yitaba Imana asigira uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600. Bibutse ko Imana itagira isoni. Ntabwo Imana ifite isoni zo kujyana umugore yahaye amabere igasiga umugabo adafite amabere kandi ikamusigira n'agahinja. Urumva igira isoni? Urumva Imana igira isoni? Nasenga isengesho ririmo umutesi ngo Mana ukoko ko pfakaye ndi mutoya kandi uyu mwana urabona nagahinda nzajya muheka gute. Imana irandeba iranyihorera. Irambya ngo nisome Yesaya igice cya 1 umurongo wa 2. Hari ijambo rivuze ngo nyumva bashuruwe untega amatwi wasiwe. Nonyeje abana ndabarera sanga Imana igira amabere. Yakose itagira amabere. Nditeteshwa ngo Mana nzajya muheka ndi umugabo ntibazajya baseka. Nabwira nyihorera. Irambira ngo nisome Yesaya 46:3. Hari ijambo rivuze ngo ni munyumva ba Yakobo abonetera mu kivuka. Zaheka kandi bizanyu zizaburuyenzi yigize gute. Sanga Imana ifite amabere yo kosa ikagira n'umugongo. Nanjye narababaye. Aka gasura nkabonye ejo bundi nifite umugore mwiza Yesu ashumbushije. Nanjye ndi kuri regime meze neza. Nanjye ndi kwibebeza. Iyo ntashye mu bintu nkundira umudamu wanjye ajya mpamagara akambwira ngo uraza ryari bebe. Namaze imyaka 5 njyenyine ubuzima bwarashaririye numva nta muntu n'uyu nkeneye mu buzima. Ariko uyu munsi none mbona umpamagara akambwira ngo be urataha ryari. Nagera mu nzu nkibebeza bakankuramo udukweto. Mwabaye muti nutabona uguhaka ibyo yiwe. Uyu munsi none ndashimira Imana yabanye nanjye nyuma y'imyaka 5. Imana yarashumbushije. Imana akana kagakobwa keza. Ufite umuhungu n'umukobwa. Cyakora Imana nasoni igira umwana Makire yasigiye yarakuze. Ariko nubwo yakuze Imana muteje uburwayi bwo kumungu igufwa. Ubu yamunzwe igufwa agenda nkuko nyina agenda. Imana zamikirigire. Ni deforme kagenda gutya. Waruzi Makire niko n'umwana wagenda. Hanyuma ntabwo igira isoni. Muranyemerera dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55 umurongo wa 3 turaza gusimbuka umurongo wa 6. Bibiliya yavuze ngo muntega amatwi muza hondi mu nyumve. Ubugingo bwanyu mubone kubaho. 6. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze. Ukiranirwa reka ibyo akira yibwira agarukira Uwiteka. Nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. 8. Erega nzibyo nibwira nzabagirira si bibi n'ibyiza niko. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si zo zanjye niko Uwiteka avuga. Amen. Dusome Bibiliya kandi Nehemiya paje 466 kugira ngo mwihute. Igitabo cy'umuhanuzi Nehemiya ni isezerano rya kera. Bibiliya yavuze ngo igice cya 9 umurongo wa 15 hari ijambo rivuze ngo bashonje ubaha ibyo kurya bivuye mu ijuru. Bageze inyota ubakurira amazi mu rutare. Utegeka ko bajya mu gihugu waraye kuzakibaha ngo bagihindure. Ariko abo n'abasokuruza baribona bagamika
amajosi ntibumva amategeko yawe, banga kukumvira ntibibuka ibitangaza wakoreye muri bo, ahubwo bagamika amajosi baragoma. Benshi basubira mu busambanyi, abandi mu bujura, abandi mu bupfumu, baragoma bishakira umutware ngo basubire mu buretwa bahozemo. Mbega abantu, Bibiliya ivuze ngo ariko wowe uri Imana kera yo kubabarira, igira imbabazi ntibambe itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ntiwabataye. Ariko Yesu nashimwe. Kandi nubwo biremeye igishushanyo cy'inyana kiyagizwe, bakavuga bati iyi niyo Mana yawe yagukuye muri Egiputa, bagakora ibirakaza bikabije, ariko wowe kubw'imbabazi zawe natuwite zitari zimwe ntiwabataye mu butayu. Inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere, cyangwa inkingi y'umuriro yo kubamurikira nijoro ikababera inzira bakwiriye kunyuramo. Kandi watanze umwuka wawe mwiza wo kubigisha, ntiwabimye manu yo kurya, bagize inyota ubaha amazi, nuko ubatungira mu butayu imyaka 40, ntibagira icyo bakena. Imyambaro yabo ntiyabasazaga, n'ibirenge byabo ntibyabyimbaga. Gusomera rimwe ubundi nkavuga nuko. Kandi nge ngabura nkurikije uko natetse. Maze iminsi ntekera akanyarira n'ahantu bita za Gisanze, kandi numva naratetse pe, naratetse we, natetse imvura ikanyagira ndi mu giti, usiko natetse. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo wa 22. Iby'umutsima w'ubugingo, iby'umutsima w'ubugingo sifa kwa Mungu. Bibiliya ivuze ngo bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atakiraranye n'abigishwa be muri bwo, uko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bwaho baririye ya mitsima, umwami Yesu amaze kuyishimira. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Munkurikire Ega we, ryanryoheye we, ryanryoheye Mana, ayi Mana we. Bamubonye hakurya y'inyanja, baramubaza bati mwigisha waje hano ryari? Umfasha. Yesu arabasubiza ati nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bitumye mushaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Nafashijwe. Mana yanyongorera ambwira ngo ntabwo ari mufitiye Yesu, nuko aherutse kuguha igitenge cyiza, tumugaruka imbere ye. Ni ya mitsima mwariye mukagira gute? Dusome. Iravuze ngo ntimukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamusizeho ikimenyetso cyayo. Baravuga bati tugire dute ngo dukorere imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwantumye. Baramusubiza bati urakora ikimenyetso cy'ingo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? Basokuruza bacu bariraga manu mu butayu, uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Mose atari we, munkurikire mwumve, wabahaye manu
ivuye mu ijuru, ahubwo ni data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati databuja, ujye uduha umutsima iteka. Yesu arababwira ati ni mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira icyo asonza na hato. Uza aho ndi ntazagira inyota, ntazagira iki na hato. Dukomere Yesu amashyi tumushimire. Munyemerere tuganire ijambo rivuze ngo buri wese yemerewe umutsima. Kwa Yesu buri wese yemerewe umutsima. Torero, kwa Yesu buri wese yemerewe iki? Abashonje haleluya, ntabwo baburamo. Hanyuma abamaze gucakira ibyo kurya ntabwo tuvuye ngo amen. Tuganira ijambo rivuze ngo kwa Yesu buri wese yemerewe iki? Mutsima. Murawuzi? Muzi umutsima icyo ari cyo? Kugira ngo ucumbe umutsima, bamwe babyita gucumba, abandi kuvuga, abandi kugira gute? Gusonga, abandi kwarika. Donc ubugari buriya bugira amazina, ubugari, mutsima. Ariko icyo twita umutsima utandukanye n'ubugari. Kera nubwo nakuze ariko kandi sindi umwana, iwacu habaga ibintu bita inkamure. Inkamure zabaga mu masaka. Iyo amasaka yabaga amaze kuzamo intete atarakomera, iwacu barayumvaga ngo bumve ko azaba aryoshye niyera, bakagenda bakayaca, hanyuma bagashyira mu isekuru, ari intete agahita amera nk'amata, bakabyita inkamure. Iyo amasaka yabaga amaze kwera barayatemaga bakayahura. Iyo bahuraga amasaka bayageraga mu rucerera kugira ngo umwayi w'amasaka utaza kubarya. Abasinziriye haleluya, ntabwo baburamo, nababonye kandi bari no mu makorasi. Hanyuma ndagira ngo munkurikire iyo bari kuririmba ndabakurikira. Rero munyemerere muniza akanya muri aka kanya. Rero iyo bamaraga kubona amasaka nta kindi cyakorwaga, barayagosoraga. Mane gumugisha tekinisiye. Bagiraga gute? Barayagosoraga bakashyira mu kigega bakayahunika. Hanyuma hakazagera igihe mama agakuraho makeya agashyira mu isekuru cyangwa agashyira ku rusyo. Urusyo ntabwo muzi mwebwe muri abanyamujyi. Urusyo bagasya. Icyo gihe mama iyo yasyaga amasaka yayavangaga n'ifu nkeya y'imyumbati, hanyuma agakora icyo bita umutsima uvuze neza. Ariko kandi kugira ngo ube umutsima nyawe wabaga utavangiye ari amasaka gusa. Uwo mutsima witwaga rucakarara. Haraba wibutse? Rucakarara iyo bayiguhaga wayiryaga nta n'imboguriye, kayifata we kikubwira ko ari umutsima nyawo. Urya wumva pe ukomeye cyane, kikubwira ko ari umutsima. Nuko urya kumva kagira ngo ni umwumbati. Kandi iyi rucakarara kugira ngo iryohe bayirisha ibishyimbo. Ibishyimbo n'imboga z'isogi na nyirasogereza ukabirya. Amen. Uyu muntu wariye umutsima umeze gutya akarenzaho amata, najya guhinga arataha saa 12 yagiye mu gitondo, kuko uyu mutsima ufite imbaraga muri wo. Wifitemo imbaraga. Twavuze ngo amena. Ufite imbaraga. Sifa kwa Mungu. Umuntu wariye umutsima wa rucakarara. Hanyuma iwacu ni Kigali, umutsima ashoboye kurya ni umutsima witwa kinazi cassava. N'ifu ya kinazi
nubwo batambwiye ngo nyamamaze ariko ni nziza. Hanyuma kugira ngo yabiryohera kubera ko irahumura, mbona ni umweru dededede kandi kuyirya ntingora, kandi nyirya rimwe na rimwe irahenda. Irahenda kinazi kasafa. Reka mvuga ngo irya umugabo gasiga undi, ntabwo ariko bose bayigondera. Iyo rero madamu atsonze ubwo bugari, iyo ndi kuburyo ntabwo ndenze iminota 3 jewe nyiri ku meza, nkoramo rimwe vutu nkabandanize icyo bita inogo, nkongera kabiri nkahirika nkatayo, ubwo haba hari n'agatsima aho ngaho n'agasosi keza. Hanyuma gatatu inshuro 3 mba numva maze, ariko mpagana hasi. Dore impamvu mpagana hasi ni uko ari umugari atari umutsima ashutse. Ntabwo umugari buhaza, hahaza umutsima. Amen. Kandi dore ikibi cy'uyu mugari, iyo turi kuburya, reka mundebe nawe n'iwanyu, iyo turi kurya ubugari, kugira ngo buryohe neza biba byatewe n'isosi ndi kumugongo wani yavuze. Ariko kandi hari n'akantu kitwa iryohesha birayi kitwa akabanga, agasenda. Nta muntu urya ubugari ngo burishe isosi yahoze, ntabwo yaryoherwa. Ahengera bigishushe nibwo arya ubugari. Dore ikibi cy'ubugari ni uko burya rimwe na rimwe hakaza utuntu navuze aha ngaha ku mazuru, turaza ibyuya bikabira, kandi ubugari bukubiza ibyuya. Mwaraburiye namwe? Ubira ibyuya rimwe na rimwe ugahaguruka wumva wenda gupfa washize kubera ubugari. Vutu 3 4 uburangije. Vutu turaza kwipfuna kubera n'agasenda kaba kagiye. Ariko reka mbabazi, mwese muri abaturage, nanjye naba umuturage wacu ni mu cyaro. Iyo umuntu yatetse ibishyimbo n'imyumbati akabyarura akabishyira ku meza, ninde muntu wigeze urya ibishyimbo n'imyumbati ngo abirya biri ibyuya? Ninde muntu wabize ibyuya ariko urya ibishyimbo n'imyumbati? Ninde muntu mu cyaro waba warariye ibishyimbo n'ibijumba ngo abiri ibyuya? Ariko ubugari mwaraburiye. Impamvu umubiri ibyuya ni uko ari ibintu bidahaza, ni uko ari utuntu twarogero turi mu gihe kigoranye. Abantu ntibagikunze kurya umutsima, ntabwo bagikunze kugeragezwa n'Imana. Beretse kwigisha ahantu, ndababwira ngo nimutunge abanzi banyu benshi, mukunde abanzi banyu benshi. Birakwiye ko utunga umwanzi. Buri muntu aba afite umwanzi. Umuntu utagira abanzi burya sinzi ubuzima bwo kuba bumeze. Umuntu ufite abanzi abaho neza, babwira impamvu umuntu ufite abanzi benshi abaho neza. Icyambere, ahora ari maso. Inshuro nyinshi iyo uzi ko ufite abanzi, uhora uri maso usenga ngo umwanzi wawe atakurangiza. Bikaza gutera Imana kukubona mu maso yayo, inshuro nyinshi ikakubona mu masengero. Aba barara bacuragura iwawe, aba barozi babaroga, nimubemerere. Bazi wanyu ari benshi cyane, nibaze ari benshi. Ubona bagize 200 ko byatuma Imana ikubona mu maso yayo. Mwari muzi igihugu cya Isirayeli, impamvu Isirayeli mureba, impamvu Isirayeli ni igihugu gitoya ariko kikagira abanzi benshi. Harimo za Palestina na za Iran na Iraq. Kiriya gihugu kirarwanwa ku rwego rwo hejuru, ariko kubera ko kizi ko kigira abanzi benshi, kigira intwaro ziteye ubwoba, sinzi murahatamatashi, kimenya kwizigamira, kikazigama imbaraga, kikazigama ibitwaro kirimbuzi. Hanyuma ibindi bihugu bikazumva ko kibitse intwaro za kirimbuzi, kikitwa igihugu cy'igihangange, kigatinwa kuko gifite abanzi benshi, gituma nacyo ubwacyo kishakamo imbaraga zidasanzwe. Umurokore utagira abanzi ahita aryama akisinzirira,
akaryama atanasenze aho atundi se ndasengera iki nta murozi ifite reka nisinzirire ejo bakagutera utiteguye. Ariko umuntu ufite abanzi nta mikino afite, nta n'imiti atagira, ahora imbere y'Imana asenga. Ndashaka ko tugira imbaraga zidasanzwe. Mbibutse ko iyo iteka ryose utamenya iyo uva ntumenya n'iyo ujya. Iyo utamenya icyo urwana nacyo nta nubwo ushobora kwambara imbaraga zo kurwana n'ibyo bintu bigutera. Hanyuma dusomye Bibiliya kugira ngo dusoze tuze kwakira n'abaririmbyi, kandi ndumva tuza kubana neza mu gice cya kabiri. Turakina match ya kabiri, ndumva ariho tuza kwisararanga mwebwe. Cyakora Yesu nahora ku maso ndasengera abarwayi gatoya, ariko kandi ndumva ashaka ko abarwayi nzabasengereje. Mwavuze ngo amen. Biravuze ngo ni mu nyumve mu ntega amatwi. Ni Yesaya ari kwandika igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesu avugamo ijambo rikomeye, aravuga ngo ni mu nyumve mu nyigire hino, mwiza mwese mu nyumve. Arabararika akoresha igiterane nk'iki, arababwira ngo ni mu ntega amatwi bana bajye mu nyumve muza hondi. Haleluya. Arababwira ngo ni muza hondi ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nimonyagere yemwe abasinzi n'abasambanyi, yemwe abantu bajya mu bapfumu, nimuze musanga ahangaha mbaruhure imiruho yanyu murarushe. Yesu arabahamagara ngo nimuze ahondi ubugingo bwanyu bubone kugira ngo pe. Ako muri aha abaterankunga, we have a sponsors. Kora turi abanyamugisha dufite aba sponsors, abana ba sponsors. Siko muri abazungu bamenyere ko abazungu ari batera inkunga, natwe turakomeye. Reba abantu bangana gutya bose batera inkunga kora ariko shehe nimwikomera amashyi mufite abazungu. Mufite abazungu, mbona abazungu uvuga ngo vraiment biraza ngo ni mu ntega amatwi mu nyegere bana banjye, ibyuma bwanyu bubone kubaho. Muze mu ntega amatwi. Yesu ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga nimushaka Yesu bigishoboka, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Umunyabyaha areka ibyaha bye, umusinzi areka gusinda, abajya mu bapfumu babireke, abarozi babireke, abasinzi bahagarikiraho. Mwige gukora neza mu haleluya. Ariko haleluya. Korari haleluya. Munyikirize korari haleluya. Kandi pe ntagiye gufashwa. Nimumbwira neza ndafashwa. Nimumbwire neza. Ndumva korari abana bandi muze mu nyumve munega amatwi kuko ndumugwaneza. Nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ni byiza kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona mu nyuma. Bibiliya yavuze iki? Yavuze ngo aba bana b'Isirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, muri ubwo buzima bwabo bari barimo, Imana irareba ibona ko bajahajwe n'umugabo wita Farawo, bakoze ubucakara imyaka 400. Muri ubwo buzima bwo gukora ubucakara, Imana ikajya ivuga ngo nzabacungura abana banjye. Muri izo please nabinginze ntimunyeganyege, mwigenda mwisiga mu kibuga. Ntabwo iyo umuntu ahagurutse mu ijambo ry'Imana simbikunda. Yesu aravuga ngo bari mu buzima bw'ubucakara
bakoronezwa n'umwami wari witwaga Farawo. Bibutse ko umwami wose witwaga wajyagaho muri Egiputa bamwita Farawo, ni izina rusange. Uyu mwami rero wa Egiputa yarimye yima, ariko atazi Abisirayeli abaribo. Bibutse ko Abisirayeli kugira ngo bajye mu bucakara byatewe na muzehe Aburahamu. Imana yafashe igitambo iramubwira ngo uzarinde igitambo, kandi iki gitambo kukirinda bisobanuye ko nukirinda neza uzabona ubuzima, ariko nukirinda nabi gupfa kwawe kurakwegereje. Iyi mirimo myose mukora nimuyikora neza muzabaho, ariko nimuyikora nabi gupfa kurabegereje. Kuko umurimo wose umuntu akorana umwete uzamuhesha ingororano, ariko umurimo wose umuntu akora ariko avanga n'ibyaha gupfa ko kuba kumwegereye. Mu nyumvi Abisirayeli bagiye kuba abacakara bitewe na muzehe yakoze akantu kabi. Imana imurindisha igitambo, arangije abura ubwenge ngo arasinzira ku kirengarenga. Inkongoro zajyaga zigwa ku mirambo, hari mu gitondo akazinduka akazirukana ngo mu izina rya Yesu. Tuvuge ko iki ari igitambo. Ubu ni mu gitondo baracyafite imbaraga, baje ku murimo w'Imana baracyafite imbaraga. Inkongoro zagwa ku mirambo, Aburahamu katikwa jina Yesu, mu izina rya Yesu ndirukana abadayimoni katikwa jina Yesu. Aburahamu inkongoro akazigurutsa, agasubira gucunga igitambo. Ibi bintu byumve n'umuntu uzubwenge, akongera n'imbaraga agasenga, akajya kubona akabona arongera aratewe. Aburahamu akiruka katikwa jina Yesu, Mana nirukanye ababarozi barwanya itorero n'igiterane, mu izina rya Yesu ndabirukanye, ndafata miri ndakubita abadayimoni. Akazigurutse. Igeze mu masasi, aho kugira ngo Aburahamu yegere igitambo akajya ahaguruka, Aburahamu agahaguruka mu izina rya Yesu. Ubwo n'inzara kabaye zahitangiye kumurya. Mana mu izina rya Yesu sabyeze, Mana twirire. Hakurya ngo sengere ngo ibyo Yesu abyeze, agasigara avuga ngo sabyeze sabyeze Yesu. Katikwa rya Yesu. Ariko Yesu we ndagukunda, ariko Mana ndengere n'umuryango. Ukaba katangiye kuba mu izina rya Yesu. Ubeze inkongoro zagenda kugeza igihe bibiri ngo bigeze ku kirengarenga. Aburahamu inkongoro ziraza, ubusambanyi burinjira, ubujura burinjira, abarozi baramwinjira, n'abademoni barinjira, igitambo ntiyakirinda. Kazireba we, ariko kareba icyezi kubera ko katika jina la Yesu, izina rya Yesu, katika jina la Yesu. Mana yacu uri mwiza Yesu. Inkongoro zarinjiye ziramwinjirana, nubwo aririmba ariko n'umusambanyi, nubwo abyina cyane ariko ntiyabimenye. Inkongoro zaramwinjiranye zarinda igitambo cye, kandi ibi ntibikoze akatazi gusirimba, arabyina akawuceka akatimbura cyangwa se akabikora, ariko inkongoro zarinjiye. Bamubazamo ijambo ry'Imana, inkongoro zarakiriye, zarakiriye kera. Iyo umuntu afite televiziyo iwiwe, umujura akinjira akiba televiziyo, haratwa antene, umujura akibagirwa gutwara antene. Abantu bose bakomeza kubona antene bakagira ngo antene televiziyo iracyahari, kumbi televiziyo yagiye kera, turabona antene gusa. Aburahamu igitambo, Imana iramusanga amaze ati Aburahamu karame. Mana yibuka ibitereko yasheshe, karame, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Imana aramubwira ngo Aburahamu, navuganye nawe ko nzakugirira neza, n'urubyaro rwawe nzakugirira neza, ariko nibyo nzabikora, ubukwe nzabukora, ariko nzagucomekeramo akakoryo, uzabyara hashize imyaka 8.
uko nzabukora pe, ariko umenye ko ibyo wakoze ugasambana nzabikora, ariko nzabikora hashize imyaka 8, zabyara iyo myaka igeze. Wagiye mu wapfumira kwihorera, ariko ibyo bibyimba urwaye mu nda kugira ngo bizakire nuko ubanza kunshaka imyaka ikarenga 5. Bakuroza za Nyabingi kubera ko wamvuye, nanjye kugira ngo nzazigukure zizabanza zikonga zikugira umusazi, nzakwihorera. Imana ikamwihorera. Aburahamu Imana yamubwira ngo urubyaro rwawe ruzaba abasuhuke mu kindi gihugu imyaka 400. Baragenda rero baba muri Egiputa, bagezeyo bari muri Egiputa, Imana ibona uburetwa bukoreshejwe Abisirayeli. Imana yavuze ngo kuko ari umutunzi w'imbabazi, nubwo bari mu buretwa, Imana yibuka isezerano yasezeranyije Aburahamu na Yakobo, iravuga ngo abana banjye ntabwo nabicira imbere y'Abanyegiputa, ikajya iboherereza amana, kabasunikira amana bakarya. Nubwo bagabo bari mu buretwa, kabaha amana, kabaha n'amazi, ntabwo bigeze bitwa n'inyota. Mwari mubizi? Oya, nta nyota yabishe. Reka mvuke Butare, ntabwo bigeze bitwa n'inyota. Ubuse yewe nakwitwa n'inyota ndi kuvuga Yesu. Amen. Amen. Ntabwo inyota yabishe, ntabwo babuze icyo kwambara. Bibiliya yavuze ngo nubwo bagombaga bakabambika amajosi, ariko wowe uri Imana igira ibambe. Haleluya, bayikunda tuvuga ngo amen. Imana igira imbabazi itinda kurakara sha. Turi ku ijambo rivuga ngo kwa Yesu buri wese yemerewe umutima. Buri wese yemerewe iki? Umutima. Buri muntu wese ahangaha yemerewe umutima. Ndashaka kuza kubabwira ngo Imana ibahe umutima. Sifa kwa Mungu. Muri icyo gihe Abisirayeli baba muri ubwo buzima. Hanyuma ndashaka gufata iki kirere, fata imbaraga z'abadayimoni, fata imbaraga z'abarangi, fata imbaraga z'abakonikoni. Korari nimushyigikire tuvuge ngo amen. Aha mwabaye iki? Mwabaye iki? Muhaguruke mwese mwe, hano muhaguruke. Muhaguruke mutere haleluya twumve. Mutere haleluya. Mutere haleluya. Irangana n'imyaka. Abisirayeli baragenda barasonza, Imana ikajya ibaha amazi bakanywa, ikayabakurira mu rutare, ikabaha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Imana iravuga ngo ntabwo nabareka gutyangiza imbabazi. Imana ibagirira ibambe, ikajya ibagirira neza. Harimo ijambo ryanyoheye rivuze ngo Abisirayeli ntibigeze babura imyambaro, ntibigeze n'ibirenge byabo bibyimba. Izi ni imbabazi z'Uwiteka. Dushimire Imana ifite imbabazi muri iri teraniro. Tukomere amashyi cyane, dushimire Imana ifite imbabazi. Dushimire Imana igira ibambe. Dushimire yari igira ibambe, yongerera amashyi, ikomera amashyi, ikomera amashyi. Izo ni imbabazi z'Uwiteka dushimiye. Ni Imana igira ibambe. Nubwo ntabwo Imana yabatereranye, ntiyabataye, ariko kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi irababarira. Hanyuma twasomye ijambo dusoza, ni ijambo abigishwa bavuze, ariko kandi na Yesu arivugaho. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 6:22 ngo bari kubigishwa, kandi ubwo Yesu yari amaze iminsi abahaye ku mutima wo kurya. Hanyuma rero Yesu ari ku musozi atangira kubigisha, arababwira ngo nige mutima wo kuri w'ubugingo. Haleluya. Kwa Yesu wese yemerewe umutima. Mbwira umuntu mwegeranye mubwira ngo buri wese yemerewe umutima. Buri muntu wese aremerewe. Nta muntu n'uye atariye. Muri iri teraniro nubikenera uraza gucakira ku mutima. Umuntu wese araza kurya ku mutima. Mbwira umutima dusoza. Uyu mutima utera imbaraga. Uririmbye araririmbye aravuga ngo nimuryemere mwese, muryakire, niwo mutima utera imbaraga. Uyu mutima utandukanye n'uriya wa rucakarara. Uyu mutima utandukanye n'uwa Kawunga. Uyu mutima ashaka kuvuga ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Twese turawame. Numvisha imbaraga. Numvisha imbaraga y'Imana. Kandi iyo Yesu amanutse ndanyumva. Patata
twamanutse ndamwumva. Haleluya. Twavuze ngo amen. Yesu avuga ngo nijya mutsutera imbaraga. Urya ntazagira icyo ntazagira inzara. Ntazagira inzara. Abanywaho ntibazigera bagira inyota. Haleluya. Abigishwa bumva Yesu avuze amagambo akomeye. Tuvaje umugabo yigira umutsima. Gute umuntu yaryo ku muntu? Umuntu yaba umutsima ate? Yarya gute umuntu yarya undi ati? Noneho ako ka mwanya Yesu amaze kwabwira iby'umutsima abacamo yurira atangira kugenda hejuru y'amazi n'amaguru ngo ava mu bwato yahozemo ngo ahita baca haragenda ngo agende bamwe basigara hakurya y'inyanja ya Tiberiya. Noneho babonye batakiri kumwe na Yesu nabo bajya mu bwato ngo bagenda bamukurikiye bamutanga i Kaperinawumu ngo bamugezeho kuko yari yagezeho kare ngo bamugezeho bati wari urihe Yesu? Wari wadutaye Yesu? Wari wagiye he? Undi wari wagiye he kwezi? Twagushatse turakubura twakubuze ariko Yesu nawe uraduta. Yesu ngo bacisha amaso bamaze kubareba arabwira ngo ntabwo ari impuhwe mufitiye, ntabwo ari urukundo. Ndabizi neza urashaka ko bakiza indwara, rero ubundi narabakijije nanone mwaje kundeba ngo mbakize. Ntabwo ari impuhwe, ntabwo ari urukundo munkunda. Yesu yankoresha igitangaza mu minsi ishize, si kimwe si na bibiri. Yarazinga ngaho abantu twari kumwimuramo mwaramubonye, yarazutse Imana iramusura, yari nk'umupfu yarapfuye. Kuva icyo gihe ni muzima. Rero babonye abantu igiterane twari twakoze igitangaza kivutsemo, nahamagawe n'abantu we, kandi njye ntabwo ari njye ngo ari igitangaza ni Yesu ugikora. Bakajya bambwira ngo natwe dusengere ngo dukize. Ntabwo ari njye nkiza, ntabwo ari njye nkiza, ntabwo ari mu abantu bafitiye Yesu nuko yabahaye imitsima. Arabaza gushaka Yesu kubera imitsima, ariko Imana yambwiye ngo nimwongere mugaruke n'ubundi arabaha umutsima. Abashaka imitsima dutera haleluya. Umutsima Yesu atanga, umutsima Yesu atanga n'ubudaho. Mundebere igihe soze, ndebera ku isaha kadusoze. Navuze ko dusoza 45 kadusoreza ahangaha. Bibiliya yavuze ngo Yesu arababwira ngo ntabwo ari mwe mufite n'imitsima y'ejo bundi nabahaye. Yesu atangira kubigisha arababwira ngo rega ije mutsima w'ukuri undyaho nazagira inzara ukundi. Arongera nige mazi amara inyota, ushaka kunywaho ntazigera yicwa n'inyota. Noneho baramubwira ngo ariko si Yesu twamenya gute, twakwigisha gute, twababa gute abandi bigishwa bawe tukagukurikira? Yesu arabwira ngo ushaka kuba umwigishwa wanjye ntanyizere byonyine biraba bihagije. Kwizera Yesu igara ubugingo, kwizera Yesu igara ubuzima. Iyo wizeye Yesu ubona ubuzima. Ndagira ngo dusoreze aha tuvuge ngo kwa Yesu buri wese yemera umutsima. Ikintu cyaryoheye kikanambabaza ni ukuntu ngo Yesu yahise agenda, bamaze kugenda ngo ako ka mwanya arazamuka agera ku musozi Kaperinawumu, ngo arongera abaha ibyo kurya, ariko bategereza ko atubura imitsima baraheba. Babonye adatubuye imitsima, umugabo witwa Petero nabo bari kumwe bose batangira kugenda urusorongo, bose basubira inyuma. Hanyuma Yesu ahita ahamagara abigishwa be 12. Arababaza ngo mbese namwe murashaka kugenda? None namwe twabanye twasangiye murashaka kumvaho? Petero umuntu w'inyozo wabanye na Yesu ngo ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko Yesu yawe tegereje ubona twakuvaho tukajya he? Kwari ufite amagambo y'ubugingo, nta handi twahungira. Rero nimwakira umutsima. Hari abantu bakeneye umutsima muri iri teraniro, hari abantu bakeneye umutsima muri iri teraniro. Zamura wakira umutsima nibwo bugingo buhoraho. Niwakira abantu bose n'abari ruguru mwakira ubugingo buhoraho. Iteraniro Yesu yabageneye umutsima. Nubyizera, kwizera ko iri jambo rikuzuye, abari bafite intege nke mwongere mwakira ubugingo. Yesu aravuze ngo arabahemuye. Iki giterane Imana itanzemo imbaraga. Haleluya. Yesu arashaka gukiza, Yesu arashaka kubahembura. Mwakire guhembuka. Shoreje hanga bashaka gusengera abantu bashaka kwakira umukiza kugira ngo nababere
umukiza wabo. Ndagusabye banyemerere, numva yesanye babariye yambabariye ibyaha atumane. Komereza amaso yawe, bitekereza aho hantu wicaye, waba wicaye mu rusengero, waba wicaye ku ibaraza. Yesu akeneye kuguha ubugingo, kandi uyu mutsima ni ijambo ry'Imana. Uyu mutsima ni Yesu Kristo, ni ubugingo buhoraho. Uza wundi ntazagira inzara, uza wundi ntazagira inyota. Hanyuma rero ndaguhamagaye, kandi mukizwe baterankunga neza. Bamwe muri mwe mutazabona ibyo mwaruhiye, ushobora gutanga amafaranga menshi, kuko ncishijemo ijisho hari ibyo mbonye kandi ndaroye. Mutanga amafaranga ariko munakiranuka. Bamwe muri mwebwe mpamagaye abantu bose bashaka gukizwa. Shelawa edrome fostikita dosiri wi edrome nane stigeda. Ndashaka guhamagara umuntu mwanyitabye. Haleluya. Mama ngwino hano, hagarara hariya. Abantu bose bahagarara hariya, genda hariya, muhagarare hariya. Mukomere Imana amashyi. Imana iri kubyara, mwebwe mukomere Imana amashyi. Hagarara aho ngaho. Umuntu wese ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza we, kandi basabe, umuntu ufite ibyaha ntaza kukuvumbura ndi mu mwuka, ntabwo ndi bugusenge. Nutabaza gukizwa niko nkaratewo, sindi bugusengere. Ntuzakunda ataho uzajya bingi wanyu zikuhari, ninazibona nta kintu ndi bukumarire. Warakize? Umeze ute wowe? Meze bite? Ndagusengera. Ariko Yesu araza kumukoraho, kandi afite ikintu mu mutwe kizingiyemo kimeze nk'ingata muri we. Uruntu rwamuzinze ubwonko bwe ruzengurutse. Ndashaka gukora ku bwonko bwe, hano inyuma niho kizingiye. Hanyuma turi gusaba abantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Papa wewe vamo, genda ndagusengera. Haguruka wewe, vajyo. Subira hariya, subira hariya, ndaza kugusengera. Cyara hariya. Ndamagaye umuntu ushakizwa. Itabe ryarakunaniye, kujya mu bapfumu byarakunaniye kubareka. Amagambo yawe n'amoko yawe nawe urabizi ko uri umunyamoko. Iyo urebye ureba umuremure mugufi, nawe urabizi, kandi nta juru ry'abanyamoko rihaba. Bayano ngusengere gukuza uwo mwaku. Ukizwa nabi ni umwaku, ukizwa neza n'ubugingo buhoraho. Wahagurutse nkagusengera we. Yesu yambwiye ngo nibadakizwa ntubasengere baze ngo indwara zikire. Yesu nawe arabyihorera. Ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza, waba unywa inzoga, utambuka ngusengere wakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Numva yesanye imbere ya nebe. Tambuka ngusengere, tambuka ngusengere, tambuka ngusengere, tambuka mbasengere, tambuka ngusengere, tambuka ngusengere. Icara wowe ndagusengera. Tambuka, tambuka. Tambuka mbasengere. Yesu arashaka gukiza, Yesu arashaka gutabara. Hanyuma ubu n'abangaba bashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza. Dukomere Imana amashyi. Ariko murabona ko abantu bawe bose bakijijwe. Muturanye bose n'abakirisitu.
dushimire Imana ko ari abakirisitu, dukomere Imana amashyi, tuyishimire ko ari abakirisitu. Ngaho nawe ngwino ujyemo ma, ngwino ujyemo. Data profita gusengera bano barwaye. Iyo umuntu yihannye aranakira mu buryo bw'umubiri. Uze tugusengere, wakiretse umwami n'umukiza ku bugingo bwawe. Turi kuja mu ngo buri wese yemerera umutima, ngwino nawe wese agwa umutima aribwo bugingo bwe buhoraho. La siri drebo ne fostikita siri enom no la siri wi edrebo ne kita siri amana we. Ibi ni ibiki? Hanyuma munyemerere bacumba muhaguruke. Korani numuhaguruke nyabuneka, sinababwiye ngo mumbere maso sha, mumbere maso gusenga. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire. Nzoga va mu butabi, va mu businzi, va mu bujura, va mu busambanyi wa mama we. Urabizi nawe ko byakunaniye gukiranuka. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino Yesu akugirire neza. Komeza indirimbo. Ngwino Yesu akurengere. Tambuka tugusengere, tambuka bitekerezeho, bitekerezeho Yesu aguha ubugingo. Yesu niwe Mwami wenyine ukiza. Barekera aho dusenge. Nyuma ni yawe ngwino nta mwanya Yesu afite wo guta ku bantu banze gukizwa. Yesu ari mu kazi, afite akazi kenshi. Yesu ari mu kazi. Mukecuru yavuje ijambo rikomeye, sinzi mba mwaryumvise. Yavuze ngo imirimo yose ukora n'izaguhesha iki? Ingororano. Mana iguhe umugisha mukecuru, Mana umuhe umugisha. Amen. Haleluya. 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 Ndagira gusengera bano bantu. Harimo abantu batatu Yesu akuyeho urupfu muri bano bapfukamye. Mana ishimwe tuyishimire. Muri bano bapfukamye harimo abantu batatu Yesu akuyeho urupfu. Hanyuma ndasenze. Mushumba reka sengera abantu b'Imana bakoze ibyaha. Umunsi wo gusengera abarwayi. Ana yacu nkuru. Gushimira imbabazi ndoreka. Haleluya. Ushimiye guhamagara kwawe. Urahamagaye baritabye. Abasore, abana batoya mu rugero rwabo bari imbere yawe. Umwanya turimo no kubasabira imbabazi no kubingingira ngo Mana ubakureho urubanza rw'ibyaha babikoze babiguye. Izina rya Yesu. Kirageze ngo babivemo. Katugacina Yesu, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abakonikoni. Katugacina Yesu, umwuka mubi. Azimiye buri muntu wese nasenge, nta muntu ushaka ko andeba. Buri muntu wese nasenge, Imana bababarire ababibona bapagani bapinganye. Amaraso ya Yesu namugaragareho. Bakize kubeshya, bakize gutukana, bakize kuraguza no guterekera, bakize ububi bwose bubariho. Katugacina Yesu. Bakize wambaraga mbi, ndakwirukanye wambaraga mbi, wambaraga mbi, bakize kugira ngo wambaraga mbi, wambaraga mbi, badukurwa mu gitabo cy'ukuzimu, ahubwo bari izina rya Yesu. Uri nyembaraga. Bababarire Mana, bababarire ibyo baguyemo bitari bikeya. Tubasaba ibibazo, turabingingiye, tubasaba amaraso ya Yesu ninjagirweho atwikire n'ibicumu, kugira ngo nubareba babone amaraso ya Kristo, ubishimire Data wa twese. Haleluya. N'abahinduka baragwa b'ijuru, badukurwa mu gitabo cy'urupfu.
urupfu ahubwo bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Bababarire Mana, uri umunyembabazi, imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Nabo ntabwo bashizeho, ahubwo barindirije uyu munsi kugira ngo bakire umutsima w'ubugingo. Haleluya. Ni Kristo umwana w'Imana niwe utera imbaraga zo kunesha, ubwo rero nabo bambike kunesha, kandi ibyakera biba bitwikiriwe n'imbabazi za Yesu kubw'amaraso ya Yesu. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Sinajyaga nkunda gusengera abantu mbakoze, ariko wenda mukora mu mutwe kubera ibintu nabonye kuri we. Bimaze imyaka ingahe? Irarenga 5. Ni myinshi. Pfukama hano hasi. Pfukama. Haleluya. Mwemera ko Imana ikiza? Mwemera ko Imana ishobora byose? Mwemera ko Imana ishobora gukuraho umuntu nyabingi? Izina rya Yesu. Haleluya. Nabonye nicara hano, nabonye abakecuru 3 bakenyereye hano bafite utuntu tw'imigi, ariko utwo tuntu turiho agahanga k'inzoka, turiho inuze udusaro, turiho utuntu mbese bafite utuntu hano, bafite utuntu ahangaha. Ijwi ry'Imana mwe ngo mushizeho protection, nta muntu niyuze kugushobora. Ntacyo rero waza kuntwara, kandi Yesu yambwiye ngo nintangaze n'utakizwa kuri uyu musozi. Mugiye kumva abantu 3 bagiye gupfa bakurikirana. Bangahe? Kandi muzampamagara iko Imana imbwiye. Data, Yesu izina rya Yesu, Imana ifite ubutwari. Sogokuru wawe cyariho? Sogokuru wawe ariho? Sogokuru wawe ariho? Sogokuru ariho? Eko pasi edo. Bana mu izina rya Yesu. Bana. Imbaraga z'Imana. Mwese nimuhaguruka mutara. Haleluya. Haleluya. Shalala zibidesti kontremone shiniwi. Hello, sisi tokestielo. Hello, pela siri. Tola si topeta. Misina Yesu. Ndakukura ulemoka. Ndakukura uragusize. Ndakwambura imbaraga za nyabingi n'ibitega. Ndakwambura ibitongera. Izina rya Yesu Kristo. Twasiri kontremone shiniwi. Wantoka wesohokamo. Wantoka wemokamo. Izina rya Yesu. Sohoka. Imana ndagutwitse. Muvamo. Famura wawe. Famura y'amatwi. Katwacura Yesu. Izina rya Yesu. Yesu. Kiza. Simuvamo. Kiza cha Yesu. Gikora ibitangaza. Imbaraga nimuvamo. Warurimi. Tosiri wiego. Katwachira Yesu. Eno tisiri wiego bene kotasiri wo emo. Izina rya Yesu. Ndagushimiye Mwami. Ndagushimiye kugiye kumucyuza kandi ukamuha ubwenge. Nejejwe ko hari icyo ugiye gukora. Amaraso ya Yesu akaba yeje ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Haleluya.
mwavuza ngo amen. Urumva uri hehe? Aho uri urahazi? Aho urahabona? Ubonye ibiki byari biri imbere yawe? Wari uri kubona iki? Wari uri kubona Imana? Mu izina rya Yesu, simbaraga zafasha aya mafi. Uyu bamunurikiye Nyabingi kandi babikora nabigize ibanga, ariko Yesu azagukiza. Genda wicare. Yesu urwaye nafata arwaye, umuntu wese arwaye nafata arwaye. Baba baje gushungera ngo barebe. Yesu uyu munsi arabakuzaho nimudakizwa, ariko nimukizwa neza Yesu arakora igitangara. Mama, mu izina rya Yesu senge umuntu wese wumvise ijambo ryawe, kandi muri iki giterane ucicayemo, reka imbaraga z'ijuru zikomeze gukora, imbaraga z'abademoni nzamuye ijambo n'ubundi mumeje gutesha agaciro imbaraga za Satani. Yesu nafata umwanya wa mbere muri iki giterane, imbaraga z'Imana ziganze. Komeza ushigikire korali Gosheni, Gosheni nuyishyigikire, Gosheni nuyishyigikire, niyambara imbaraga z'Imana. Bakoze amasengesho barakubwira muzabane nabo, mubashyigikire mwami, bashyigikire umuriro w'Imana umanuye nubabemo ubariro, kandi uze gukora igitangaza kuri muri amasaha ya saa 9 shenasiriwe. Muze guhamagara umuntu wese ufite uburwayi saa 9 abari ahangaha. Turagushimiye Yesu uko wabanye natwe. Amen. Kandi gushimira Imana, gushimira Imana. Amen. Mama, reka ndeke